Nongeye kubasuhuza kandi mbahaye ikaze bakunzi ba Jimmy Present aho tuganira ku rukundo n'ubuzima. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe ibintu 10 byubaka icyizere mu rukundo. Niba ukunda ibiganiro byubaka kanda subscribe. Reka dutangire. Ikintu cya mbere mu bintu 10 byubaka icyizere mu rukundo ni ukuvugisha ukuri. Ukuri ni ishingiro ry'icyizere. Ikinyoma gito gisenya byinshi. Aha ngaha bivuze ko niba muri mu rukundo muri babiri mugomba kuvugisha ukuri, nta bintu byo guhishanya birimo. Ikintu cya kabiri ni ukumvikana no kuganira. Kuvuga uko wiyumva bituma nta gushidikanya kubaho. Bivuze ko aha ngaha ugomba kuvuga uko wiyumva, nta kintu uhisha. Ibi ngibi nabyo biri mu bintu byubaka icyizere mu rukundo. Mbere yuko tujya ku kintu cya gatatu, ndagusaba niba ugeze hano ari ubwa mbere ukande subscribe ndetse ufungure n'inzogera kugira ngo upload zacu zijye zikugereraho ku gihe, ndetse n'utundi tuntu tw'ubwenge. Kandi ujye no muri comment udusangize igitekerezo cyawe, utubwire ikindi kintu twaganiraho muri video ikurikira. Ndagusaba kugira ngo ukomeze ubane natwe kugeza ku kintu cya 10 mu bintu 10 byubaka icyizere mu rukundo, kuko ikintu cya 10 nicyo gikaze muri ibi byose ngiye kuba nabasangiza. Ikintu cya gatatu rero ni ukuzuza isezerano. Iyo uvuga ikintu ukagikora, icyizere kirakura. Aha ngaha bivuze ko niba hari nk'ikintu usezeranyije umukunzi wawe uba ugomba kugikora. Iyo ugikoze rero aha ngaha byongera icyizere cy'urukundo hagati yanyu. Umukunzi wawe akaba yakumva ko umukunda by'ukuri, nta bintu byo kumubesha birimo. Ikintu cya kane rero ni ukubaha umukunzi wawe. Icyubahiro gituma umuntu yumva afite agaciro. Umukunzi wawe iyo umwubaha aba yumva afite agaciro, ndetse ibyo ngibyo bigakomeza kongera icyizere cy'umubano wanyu, ndetse urukundo rwanyu rukaramba, atari rwa rundi rumara ibyumweru 2 mukaba muhise mushwana ako kanya. Ikintu cya gatanu rero mu bintu 10 byubaka icyizere mu rukundo ni ukumva no kwita ku marangamutima y'umukunzi wawe. Umuntu wumva akumviswe aragufungurira umutima. Aha ngaha biba bivuze ko uba ugomba kumva amarangamutima y'umukunzi wawe, ndetse ukanamwumva ibyo akubwira ukabyumva ukamutega amatwi, kugira ngo ibintu birusheho kuba bizagenda neza, icyizere cy'urukundo gikomeze kugenda gikura hagati yanyu. Tudatinze rero, ikintu cya gatandatu ni ukwirinda guhisha ibintu by'ingenzi. Ibanga rikabije rishobora kuvamo gushidikanya. Aha ngaha rero ni ukwirinda guhisha utuntu tumwe na tumwe, mbese ibintu byose ukaba wabibwira umukunzi wawe. Cyane cyane ibintu by'ingenzi wagakwiye kuba wabibwira umukunzi wawe, ntagire ikintu ukunda kumuhisha cy'ingenzi, kuko iyo akimenye utarigeze ukimubwira, ni hahandi bivamo guhita abona ko hari ibyo umuhisha ndetse hari ibyo umukinga, agahita anakeka ko utamwizera, akaba yanakwanga. Ikintu cya 7 rero ni ugufasha no gushyigikirana. Kuba hafi y'umukunzi wawe mu bihe bikomeye byubaka icyizere gikomeye. Aha ngaha umukunzi wawe yaba ari mu bibazo, ukaba wamuganiriza ukumva ikibazo afite, ndetse ukaba wakwifatanya nawe mugafatira hamwe n'umwanzuro w'igisubizo cy'icyo kibazo. Aha ngaha ibi nabyo bizubaka icyizere cy'urukundo mu mubano wanyu. Ikintu cya 8 rero mu bintu 10 byubaka icyizere mu rukundo ni ukwiyubaha. Umuntu wiyubaha atuma n'undi amwizera. Aha ngaha ugomba kuba wakwiyubaha imbere y'umukunzi wawe, kugira ngo nawe abone impamvu zo kuba yakwizera. Ikintu cya 9 mu bintu 10 byubaka icyizere mu rukundo ni ukwihanganirana no kubabarirana. Nta rukundo rudafite amakosa. Kubabarira ni ingenzi. Aha ngaha niba umukunzi wawe yagukoreye agakosa, gerageza umubabarire, kabone nubwo byaba bigoye, ariko numubabarira ibi ngibi bizarushaho kongera icyizere mu rukundo rwanyu, kuko nuramuka utamubabariye niho bizavamo kuba mwashwana, mukaba mwamara igihe mwarashwanye. Ibi ngibi bikaba byangiza urukundo, ndetse ntirube rwajya mbere, icyizere cy'urukundo kikaba cyabura. Ikintu cya 10 rero anaricyo cya nyuma mu bintu 10 byubaka icyizere mu rukundo ni ugukora ibyo uvuga ko ukunda. Icyizere
cyiyubaha mu bikorwa, si mu magambo gusa. Ahangaha niba warabwiye umukunzi wawe wenda ko ukunda gusohoka, ugomba kubishyira no mu bikorwa, ibintu wamubwiye ko ukunda, ugakunda kuba wabikora. Niba waramubwiye ko ukunda kureba filime ukazireba, akabona koko ko ibyo wamubwiye ko ukunda ubikora. Reka rero mbashimire mwebwe mwakomeje kubana natwe, murakoze kureba iyi video yacaga hano kuri urubuga rwa Jimmy Presents. Ahangaha tuzajya tubagezaho n'utundi tuntu tugiye dutandukanye tujyanye n'urukundo na tekinike z'urukundo, kugira ngo tubashe kuba twaguma mu rukundo rurambe rumare igihe kinini. Ni iki se muri ibi bintu 10 tumaze kuvugaho, mu bintu 10 byubaka icyizere mu rukundo, ni iki cyaba cyakunyuze kikaba cyakugeze ku mutima? Igishyire muri comment, ukande like ndetse unakande subscribe. Tuzabonane mu yindi video. Urukundo rurakura iyo icyizere gihari. Ciao ciao, Imana ibarinde.